niwe mugore wari intwari y'ukwemera, ariko nyuma aza kugaragazwa mu ishusho y'icyaha. Ni nawe wabonye Yesu yazutse mbere y'abandi bose. Ariko se hari ikirenze ibyo tumuziho? Tugiye kurebera hamwe Mariya Magadalena ni muntu ki, yahuriye he na Yesu, bahuriye kuki, tumenye neza niba ibivugwa ko ari we mugore Yesu yakunze kugera n'aho babyarana Kiliziya ikabipfukirana ari ukuri. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twize. Mariya Magdalena agaragara mu byanditswe byera inshuro nyinshi, ariko mu buryo butavugwaho rumwe. Amazina ye ni Mariya Magdalena, aturuka mu mujyi w'i Magdala ku nkengero z'inyanja ya Galilaya. Twinjiye muri Bibiliya yera tukareba muri Luka 8 umurongo wa 2 kugera ku wa 3 haranditse ngo abagore bamwe bakijijwe roho mbi n'indwara barimo Mariya witwaga Magadalena wirukanwemo roho 7. Uyu murongo utwereka ko Mariya yari umwe mu bantu Yesu yakijije kandi yahise amukurikira. Hari abashaka gusobanura izi roho mbi nk'indwara yo mu mutwe, abandi bakazisobanura nk'imyuka mibi y'ubusambanyi cyangwa umubabaro ukomeye cyane, ariko Bibiliya ntisobanura neza iby'izo roho mbi zari zishinzwe. Matayo 27 umurongo wa 55 kugeza kwa 56 naho haranditse ngo hari n'abagore benshi bari bahagaze kure bareba, nibo bakurikiye Yesu ava i Galilaya maze baramukorera. Abo barimo Mariya Magadalena, Mariya nyina wa Yosefu na Yakobo na nyina wa bene Zebedayo. Mariya ari mu bagore bataretse Yesu ngo bamute wenyine igihe yari ari ku musaraba, ariko abigishwa b'abagabo benshi bo bari bamuhunze. Ibi nibyo bituma abashakashatsi bamwe bamufata nk'umwigishwa w'ikirenga kurusha abandi. Yohana 20 umurongo wa 11 kugeza ku wa 18. Uyu murongo wose urerekana uko Yesu yazutse, maze Mariya akaba ari we umubona mbere y'abandi. Umurongo wa 16 haranditse ngo Yesu aramuhamagara ati Mariya. Undi nawe arahindukira agira ati Rabuni, bisobanura mwigisha. Ibi byerekana ko bari bafitanye umubano wihariye, ariko ugarukira ku iyobokamana n'ubwigishwa. Mu murongo wa 17 naho haranditse ngo Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa Data. Aha niho benshi bahera bibaza impamvu Yesu yamusabye kudakomeza kumukoraho, bagira bati ese bari basanzwe begeranye cyane bigezaho, cyangwa ni ikimenyetso cyo guhagarika umubano w'umubiri kuko igice cy'umwuka cyari gitangiye. Hari inyandiko nyinshi zitanditswe muri Bibiliya nk'inyandiko za Gnostics cyangwa izindi nyandiko zanditswe n'abigishwa nyuma ya Yesu. Zimwe muri izo zivuga kuri Mariya mu buryo budasanzwe. Nk'ivanjiri ya Filipo ivuga ko Yesu yakundaga Mariya kurusha abandi bigishwa, akajya amusoma ku munwa kenshi. Uyu murongo waciye ibintu, abenshi bawusoma nk'urugero rwiza rw'urukundo, ariko abahanga benshi bavuga ko ari ururimi rw'amarenga. Gusomana bishobora gusobanura guhuza ibanga mu bitekerezo by'icyo gihe. Naho mu ivanjiri ya Mariya, Gospel of Mary Magdalene,
Mariya agaragaramo nk'umwigishwa wihariye wahawe inyigisho Yesu atigeze aha abandi, ngo ibi byateje impaka mu bandi bigishwa b'abagabo cyane cyane Petero. Ibi byerekana ko Mariya ashobora kuba yari afite ububasha n'ubwenge buhambaye mu itsinda ry'abigishwa ba Yesu. Ntabwo ari umukobwa w'umunyabyaha, ahubwo ni intumwa y'imbere. Amatorero y'iyobokamana, cyane cyane Kiliziya Gatolika ya mbere, yakurikiranye guhitamo inyandiko zemewe mu kinyejana cya kane, Council of Nicaea muri 325 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Izi nyandiko zigaragaza Mariya nk'umugore w'intumwa yihariye, zasuzumwe nk'inyigisho zishobora guhungabanya ishusho ya Yesu nk'umwana w'Imana kandi w'intungane. Hari abemeza ko amateka yanditswe n'abagabo, bityo ubuhamya bw'abagore nk'ubwa Mariya bwashyizwe ku ruhande. Ni nacyo cyagize uruhare mu kumuhindura indaya mu nyigisho za Kiliziya Gatolika z'ikinyejana cya gatandatu. Papa Gregoire wa mbere muri 590 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo yahuje Mariya Magadalena n'indaya ivugwa muri Luka ibice 7 umurongo wa 33 kugeza ku wa 50, nyamara ntaho byanditse ko uwo mugore yitwa Mariya. Ibi nibyo byatumye Mariya agirwa ikimenyetso cy'ubusambanyi cyaremwe n'abantu, ntago ari ijambo ry'Imana. Mu 1982 igitabo Holy Blood and Holy Grail cyatangaje ko Yesu na Mariya Magadalena bashakanye bakabyarana umwana w'umukobwa witwa Sara, nuko urubyaro rwabo rukaza guhungira mu Bufaransa. Icyo gitekerezo cyakomeje gukwirakwizwa no mu gitabo cyitwa The Da Vinci Code cya Danny Brown cyo muri 2003, ndetse inkuru y'icyo gitabo yaje no gukinwamo filimi iranacyitirirwa. Iki gitekerezo rero kivuga ko Holy Grail atari igikombe Yesu yakoresheje mu ifunguro rya nyuma, ahubwo ari Mariya, umugore wasamye inda y'amaraso yera. Abashakashatsi nka Bart Ehrman barabihakana bashingiye ku kuba nta gihamya cy'amateka kibishyigikira, agira ati ubwo ni ubuvanganzo buteye amatsiko ariko si amateka. Yesu ubundi nawe akomoka mu muryango wa Yuda. Mu muco w'Abayuda rero, umwigisha yagombaga kuba yarashatse. Abemera ko Yesu yari umwana w'Imana bavuga ko ibyo bitari ngombwa, ariko abandi bemeza ko niba Yesu yari umuntu wuzuye koko, ashobora kuba yarakundanyeho, agashaka, ndetse akaba yaranabyaye. Impamvu ibyo byose bitanditswe muri Bibiliya bishobora kuba ari uko byahindura ishusho y'ubutumwa bwe, gusa nta bimenyetso bifatika bihari byabihakana cyangwa ngo bibyemeze. Dore impamvu abantu bakunda iyi nkuru rero, nuko bayibonamo Yesu nk'umuntu basangiye amarangamutima, urukundo, uburwayi, ubuhunzi ndetse n'icyizere. Hari igitekerezo cy'uko Yesu wari warashatse cyatuma abantu bamwiyumvamo nk'uwanyuze mu buzima busanzwe nk'ubwo bacamo. Ariko nanone kuvuga ko Yesu yashatse bishobora kwitwa gukura Imana ku ntebe yayo mu myemerere ya benshi. Kiliziya Gatolika rero yahinduye ku mugaragaro imvugo yayo kuri Mariya Magadalena muri 2016, ubwo Papa Francisco yamushyiraga ku rwego rumwe n'intumwa, Apostle to the Apostles. Byibura we yavuze ko Mariya Magadalena ari we wazanye inkuru nziza yo kuzuka k'umwami wacu n'umukiza Yezu Kristo Nyirimpuhwe. Ibi byari iby'agaciro, ariko byari bikwiye kuba byarakozwe mu myaka magana ishize.
Mariya Magadalena ashobora kuba atari umugore wa Yesu koko, ariko ntiyigeze aba uw'abantu bamugize. Kandi niba koko yaragize ibanga rihambaye hagati ye na Yesu, iryo banga riracyari iry'ijuru. Mbifurije impagarike n'ubugingo mwe twabanye muri iki kiganiro. Naho imigisha mukomora ku Uwiteka igimbisha inkota z'abanzi banyu. Amazina yanjye ni Roger Twiz. Naho ubutaha, tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu.